Amashimwe cyane twakire Pilote mu amashimwe cyane Pilote. Mwakoze cyane kuza kudushyigikira ni by'agaciro ko muri hano. Uyu munsi batuzaniye abahanzi dukunda cyane. N'abahanzi muhura ugahita ubyibwira ko ari umuhanzi bidasabye ko kuririmbira. Ariko hari abandi bahanzi muhura ukabishidikanyaho. Uriya niba warigeze ubona igisupusupu ukamubona yambaye kwa kundi ajya yambara agashyiraho umuduri n'agacuma ukamwita umuhanzi, menya ko iwanyu muri abakene, uko abana b'abakire bazi ko ari umupfumu. Ntabwo ari ukumwibasira, batubuje kwibasira. Muri iyi minsi haje gahunda yo guhindura blague ngo hari ukuntu twibasira abantu ugasanga turi kubavugaho kandi koko si byiza. Niba kwibasira umuntu si byiza, nka Franco bakunda kuvuga ngo kuruhara, ugasanga biramukomerekeje kandi birumvikana. Ariko mu rwego rwo kugira mbumvise ko twahinduye, twumvise icyo mwasabye. Franco, nta ruhare ufite dread. Nta mpamvu yo kwibasira umuntu. Buriya hari ukuntu abantu bagenda bibasira abandi, ariko ugasanga hari umuntu mu by'ukuri bibasira bitewe n'uko ari we wabigizemo uruhare. Mu minsi ishize bibasiriye Jihadi bamuvugaho byinshi, ariko babitewe na video bari babonye. Video namwe abenshi mwarayibonye, nanjye narayibonye, ariko ndagira ngo mbibarize. Jihadi mwabonye ukuntu angana n'ukuntu angana? Biriya nibyo bita gusumba ukureshya. Ariko nje nkibona nagize ngo ni Okama uri muri shooting. Nagize ngo ni Okama uri gushutinga ya ndirimbo ye yitwa Kanyoni. Ntabwo nshaka gucreatinga beef muri iyi minsi, sigaye mbona kugirana beef na bagenzi bawe birahenze muri iyi minsi. Iyo ugiranye beef n'umuntu hano ntabwo mukicara ngo mwiyunge nk'uko byahoze, uhita usohoka igihugu ukajya kurekura rokete. Ibyo bintu byabaye kuri Yago, ubu ari mu Buganda ari kurekura rokete. Hashize iminsi umudirector witwa AB Godwin ubu ngari muri Kenya nawe ari kurekura rokete ngo ku bantu bafitanye ibibazo. Ariko hari abandi bantu bagirana na bagenzi babo ibibazo hano mu Rwanda bakabura itike yo gusohoka. Buriya Emi nyawe iyo agiranye ibibazo na bagenzi be ava i Kigali ikiganiro akakirekuriye Kirehe. Ibintu byose, ariko role model wiwe ni Yago. Umuntu agira umuntu yigana kenshi ngo ajya yikanira n'agatwenge niko njya no. Ariko abanakurenganya umuntu agira uwo yigana n'ibintu bisanzwe. Ubuse Rusine ko yigana Clapton. Uri abantu bakurikira Rusine ibintu akora byose abikora kuri Clapton. Clapton yagiye mu rwenya, Rusine nawe aruzamo. Clapton akora umurenge ntiyakora ubukwe, ibyo Rusine nawe aba ari kabigenza. Clapton aho umugore w'imodoka na Rusine arabikora. Clapton ubushize yagiye kwibagisha bamukuramo igihaha. Ubu mwese muhise mutekereza ku nda Rusine. Mbega